Amagambo yo mu Ivanjiri Ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe, Yesu abwira abigishwa be ati, musanzwe mubizi, iyaba nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azazira, ntiyareka bamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso, kuko Umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Petero niko kumubwira ati, Mwigisha, nitwe uciriye uwo mugani cyangwa uwuciriye bose? Nyagasani aramusubiza ati, murabona umunyabintu w'inyangamugayo kandi uzi ubwenge yaba ubuhe, ngo shebuja azamushinge abo mu rugo rwe, maze ajye abaha umugabane wabo w'ingano mu gihe gikwiye. Arahirwa uwo mugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atunze byose. Naho uwo mugaragu niyibwira ati, databuja aratinze, maze agatangira gukubita abagaragu n'abaja, akarya, akanywa, agasinda, amaherezo shebuja azaza umunsi atamwitezeho, no ku isaha atazi, maze amwirukane nabi, amuhereze mu nteko y'abahemu. Uwo mugaragu rero wari uzi icyo shebuja ashaka ntacyiteho, ngo agikore uko yari yamutegetse, azakubitwa nyinshi. Naho utazi icyo shebuja ashaka, agakora ibidakwiye, we azakubitwa nkeya. Uzaba yarahawe byinshi azabazwa byinshi, n'uwo bazaba barashinze byinshi azabazwa ibiruta iby'abandi. Iyo ni Ivanjiri Ntagatifu.